ako semana apucuri bameze neza cyane amavuta y'Imana agomeza babeho igikundiro cy'Imana kigomeze kibasakareho ni Vestine na Dorcas n'abaririmbyi bo kuramya indirimbo zo guhimbaza Imana murabizi turabakunda cyane ariko uyu munsi rwose numvise umutima umeze neza cyane bitewe n'urukundo nkunda aba bana mu minsi yashize baravuzwe mu minsi yashizwe baravugwa ariko ubu ngubu nagira ngo mbabwire ngo bameze neza cyane baritegura gusohora indirimbo yabo yitwa usisite ni igiswahili ariko ni byiza kubona abana nk'aba ngaba bakorera Imana. Rero tutaje twinjiye mu kiganiro cyacu cy'uwo munsi turebere hamwe ejo bundi umushumba wa ADEPR hari ibyo yavuze ngo ntabwo abazi ngo ntabwo bigeze ngo bamugana kandi ari abantu bakorera Imana bazwi hose mu gihugu nta muntu Vestine na Dorcas umuntu utabazi ndetse n'abana bato baba bashyiramo indirimbo zabo ariko njye biranshimishe kubona amagambo ntacyo ababwiye amagambo batayitaho cyane ngo bayegisiteho cyane bagomeze abababaza cyane ahubwo bo bari kwikorera Imana bagira ngo abantu bave mu byaha bagira ngo abantu bezwe bagira ngo abantu bumva indirimbo zabo baracyakorera Imana umugisha w'Imana uracyabariho ni byiza cyane murabizi mu minsi yashize Vestine yari ari mu bibazo bigiye bitandukanye aho bavugaga yuko ngo yatandukanye n'umugabo we batakiri kumwe ibintu byinshi cyane byaravuzwe mwaribonye ku mbuga nkoranyambaga ariko ni byiza baritegura gusohora indirimbo yabo ni beza cyane ariko turabashimira yuko ari bato ariko bagikorera Imana hari abantu bakuru bashobora kuba bageze mu kigero cy'izabukuru by the way cyangwa bakuru cyane ariko ukabona ibintu by'Imana bari kubigendamo gake bitewe n'intege nke baba bafite ako kanya ariko urubyiruko turushimira yuko bo bagikorera Imana batitaye ese bimeze gute rero bo baracyakorera Imana cyane bambaye neza n'ejo bundi bahawe igikombe cy'abahanzi bakoze neza muri gospel bahawe igikombe cy'ishimwe aho bari bahatanye na Israel Mbonyi ndetse n'abandi bahanzi bose muzi bafite izina rikomeye hano mu Rwanda rero igikombe nicyo cyabaguyeho baragitwara iyo batagitwara ntari kubabara kuko ndabakunda cyane Vestine amagambo yaracecetse ntabwo bakimuvuga bamureke rwose yibereho kuko ni umukobwa w'Imana yubake rukomere kandi azagere ahantu heza cyane hashimishije n'abantu bashima twambaye ikaze mu kiganiro cyacu cy'uyu munsi njye muri kubana nitwa Joyce yose nayanye nshimira Nyagasani wabampaye mujye muhaha muronke ubwiza bw'Imana bubabeho kandi amahoro Nyagasani atanga yose ajya babaho uko bwije nuko bukeye niba utameze neza ihangane ubuzima muri aka kanya niba warwaye wagize izindi mbogamizi ihangane ubuzima urimo wihanganire kubabara wihanganire ibintu byose byiswa mu isi niko bimeze turarwara tukagira ibibazo bigiye bitandukanye ariko iyo wamenye ikintu Imana igushakaho ubasha gukomera kandi ugakomera ukomeye Vestine na Dorcas bari mu munyenga w'ibyishimo kuba baratwaye igikombe award ni igikombe cyahawe abahanzi b'umwaka muri gospel ni Vestine na Dorcas ni barumuna baravukana ni mukuru na murumuna baravukana rero nibo bagitwaye bari mu byishimo aho bagiye no gusohora indirimbo yabo yitwa usisite nk'uko nabibabwiye itsinda rero rya MIE ryishimiye ndetse n'abafana nabo bategereje iyo ndirimbo kugira ngo Imana tuyirebe neza kandi Imana idufashe neza kugira ngo tujye twumva twishimiye indirimbo zabo turazikunda ejo nahoze ndeba indirimbo yabo ya Emmanuel yarijuje miliyoni 9 mu mezi 5 miliyoni 9 z'abantu babakurikira mu mezi 5 urumva miliyoni 9 ni abantu benshi cyane ntabwo ari abantu bakeya miliyoni 9 z'abantu rero babakurikira batewe komateri nyinshi cyane zigiye zitandukanye rwose bavuga uburyo ki abantu bakunda indirimbo zabo bagakunda ibihamya byabo bagakunda gukora kwabo bagakunda yuko bazamutse mu ntera bishimira yuko rwose iyo ndirimbo banayisohoye murabizi yuko bayisohoye Vestine amaze gukora ubukwe niho iyo ndirimbo yasohotse rero ejo nahoze ndeba mbona rwose
indirimbo yageze ahantu heza cyane. Baravuga ngo gukorera Imana ni umushinga utagihomba, ineza y'Imana ndayireba impande n'impande. Gukorera Imana ni umushinga utagihomba, ineza y'Imana ndayireba impande n'impande. Gukorera Imana ni umushinga utagihomba, ineza y'Imana ndayireba impande n'impande. Senga ushyizeho amanga bizagenda neza, senga ushyizeho amanga bizagenda neza. Ibibazo ufite aka kanyanda bizagera ku iherezo ryawe. Gukorera Imana ni umushinga utagihomba, ineza y'Imana ndayireba impande n'impande. Gukorera Imana ni umushinga utagihomba, ineza y'Imana ndayireba impande n'impande. Vestina na Dorokasi mukorera Imana ni umushinga utagihomba, ineza y'Imana izabizengurukaho inshuro igihumbi. Amena cyane. Iyo ndirimbo rero batangiye ari batoya, batangira abantu batabyumva, bacantege amagambo, ariko ibyo byose babinyuzemo bakorera Imana. Ijambo ry'Imana riravuga ngo mu bibi no mu byiza tujye dushima Imana, kuko Imana niyo ya mbere mu buzima bwacu bwa buri munsi. So rero murumva yuko ari ibintu byiza cyane, aho ejo bundi bari bavuye gutaramira muri Canada, uduce tugiye dutandukanye, bahakuye inshuti ndetse barahataramiye. Imana irabizengurutsaho ibagirira neza cyane, baza mu Rwanda bahita batwarana awadi yabo. Ni ibintu byiza byo gushima Imana nk'abahanzi ba gospel, abantu basenga cyane, indirimbo zigenda zibinjiza gukunda Imana. Abantu nabo bashaka kwakira Yesu n'umwami n'umukiza, bumva bashaka gufata kuri Yesu bakamukomeza bakamufata neza. Ibyo rero ni ibintu byiza dushimira Imana kuba ikibarinze kandi ikibahagazeho. Bagomeze bakorera Imana neza, kandi n'abafana natwe turacyabakunda cyane, kandi tubatora tubifuriza gukora kw'Imana kugira ngo kujye kubagaragaraho uko umunsi wije n'undi ukeye. Ngaye nguko rero, amahoro, amafaranga, umuntu, byose bibana namwe mwese. Murabizi yuko mbakunda kandi murabifuriza ibyiza gusa.